Nongeye kubaha ikaze nanone. Ese ni gute wafasha umugore wawe kurangiza? Ahanini igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina hari abantu bagifata nk'igikorwa cyo nguko rero ntangiye nanone mbasuza mbashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo umukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Ese waba ushaka cyangwa wifuza gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, dukurikire ku kunyaza sexe asigaye ubashe gusobanukirwa byimbitse. Gusa ari ubwa mbere ubonye izi video, byaba byiza ukanze subscribe yewe ukamanuka gato ugakanda no kunzogera kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyiza tuba twaguteguriye umunsi ku wundi, dore ko amagara aseseka ntayorwe. Ikaze, nongeye kubaha ikaze nanone. Ese ni gute wafasha umugore wawe kurangiza? Ahanini igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina hari abantu bagifata nk'igikorwa cyo kwica, nyamara asuko biri, ahubwo ni igikorwa cyo kwishimana kigomba kubashimisha mwembi. Byaba bibabaje rero wowe nyamugabo uramutse ushimishwa n'iki gikorwa mu gihe umugore we arangiza ababaye ndetse anarira cyane kubera ko wamubihirije cyangwa se wamufubirije, bikaba ngombwa ko yajya kuba yashaka abamukorera ibyo wakagombye kuba wamukoreye. Dukurikire rero ubashe gusobanukirwa kugira ngo utazongera guhura n'iri ikosa ritari ryiza habe na gato ku bashakanye. Kuki kurangiza mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ku bagore bisigaye ari ibintu bikunzwe cyane? Nubwo biri uku nguku siko byahoze mu myaka yashize, kandi ntibibatere ipfunwe, dore ko binashoboka ko benshi bari bazi ko bitana. N'abahanga mu bijyanye n'ihuzabitsina bemeza ko kuba hari abagore batakunze kurangiza mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina nta bibazo byateje, haba ku mubiri yewe no mu mibereho byabo muri rusange, dore ko mu mpera z'imyaka ya za 70 hari abari bakemeza ko bitanabaho, uko ahubwo ari ikintu cyaremwe yewe kikanamamazwa n'itangaza amakuru. Gusa muri iki gihe ibi byose byarahindutse. Abaganga n'abahanga bakomeza bavuga ko kurangiza ari byiza kuko hari byinshi bihindura mu mubiri, bikaba byiza kurushaho iyo bibaye kenshi mu gihe yumva bishaka. Nyamara kurangiza burya nubwo mutari mubizi cyangwa se mukaba mubizi igice, kurangiza bituma amaraso atembera neza mu mubiri, akaba yanasinzira neza, dore ko bishobora no gufasha mu kwimara akababaro ndetse n'agahinda. Gusa iki ni ikibazo wakwibaza, nanjye nakwibaza, nawe nuriya bose bakwibaza. Ese kurangiza k'umugore ni iki? Komeza rero ukurikire iyi video yacu asigaye ubashe gusobanukirwa. Nkuko natangiye mbibabwira muri introduction, hano tuba twaguteguriye ibiganiro byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, ahanini ku ruhande rw'imyororokere. Abantu benshi ntibasobanukiwe no kurangiza k'umugore, gusa nyamara burya ibiba mu mubiri w'umugabo iyo asohora niyo arangiza. Mu yandi magambo, ku mugore ugiye kurangiza mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina habaho kwiyongera cyane ku buryohe yumva mu mubiri, yewe bikagera naho bimurenga, akaba yatangira no kuba yatitira. Aha bikaba abiterwa nuko bimwe mu bice by'imyanya ndangagitsina ye bigenda bikangwa n'igitsina cy'umugabo inshuro nyinshi mu dakika makeya. Gusa ibingibi bikaba bitandukanye n'ibiba ku bagabo iyo basohora. Gusa wakwibaza ikindi ikibazo, ese birashoboka kurangiza inshuro nyinshi
ku bagore mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Yego koko birashoboka, kuko mu gihe umugabo ashobora kurangiza inshuro yongere ahaguruke bikamusaba izindi mbaraga, umugore we ashobora kurangiza inshuro zirenga ebyiri mu gihe arimo gukora icyo gikorwa. Ikindi ikibazo akwibaza, ese ni byiza gutuma umugore aryoherwa birenze? Yego koko ku bagabo ikintu cy'ingenzi bagakwiye kwitaho nuko bakumva ko umugore yumva uburyohe ku buryo